Nzamurikira amaso yanjye ku misozi mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi nizemera ko ibirenge byawe biteguza ikurinda nabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira. You're right, reka nongere nguhikaze wowe ugifungura iyi video ni kuri Top Generation niho byose bibera. Yandizera yuko mumeze neza nawe bitameze neza uyu munsi cyangwa se ejo. Ikintu cya mbere no kwizera Imana ukabyereka Imana ibintu bishobora kuba byagenda neza. Birashoboka ko ari ubwa mbere uje kuri Top Generation, hari abantu muri kubona no kuri kamera za Top Generation, hari ikiganiro cyiza tugiye kugirana, ndizera yuko kiri buze kugufasha. Ariko mbere yuko tugitangira tugiye kubanza dusenge. Alleluya bene data, tugiye kubanza dutangire ikiganiro cyacu twishyira imbere y'Imana kugira ngo byose akanya tugiye kumarana ahangaha namwe tubanye muri ibihe byiza Imana iduhaye ngo tube turi kumwe tuze kuyoborwa n'Imana. Witeka Mana yacu turagushimiye gitare cy'amahanga, tugushimiye ko wabanye natwe uyu munsi, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko warinze abakunzi bacu, tugushimiye ko Mwami Imana wagiye uba mu ruhande rwa buri umwe. Mwami Imana turagushimiye ko wagiye udukomeza mu bihe bitandukanye, tugushimiye ko Top Generation family waduhuje, tugushimiye ko naka kanya Mwami ukaduhaye ngo tugaragare imbere yawe. Ngaho turakwinginze aka kanya ubane natwe, turakwinginze gutatu butagatifu buze bwurukira ahangaha, Imana Umwana n'Umwuka Wera bibane natwe twese akanya tugiye kumarana ahangaha. Turakwinginze ngo dufashe tuvuge ibiguhesha icyubahiro, ngaho tugirire neza. Twavuga byinshi twasaba byinshi, ariko ibikwiye biduhe nk'Imana, mu izina rya Yesu Kristo nibwo tubyambaje, amen. Yeah, right, ni Top Generation, Top G. Reka dutangire buri wese agerageza kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo nuza kureba iki kiganiro. Birashoboka ko ari umuntu ukubonye bwa mbere cyangwa se usanzwe kubona ariko akaba atazi amazina yawe. Kamera hangaha ndagufatira mikoro. Murakoze cyane. Bamwe na bamwe mu bakunzi bacu turaziranye. Nitwa Top G Rwanda. Ni njyewe wahujije aba bavandimwe turahura, ariko byose nyine ni Imana yabikoze, ntago ari twebwe. Tuba umuryango w'abaramyi. Ibindi turaza kugenda tubimenya uko ikiganiro kirakomeza. Murakoze. Tukiri ahangaha Top G yo G nundi ivuga generation. So byaje gute kugira ngo mugire igitekerezo cyo gushyiraho Top Generation? Icyo ni igitekerezo, ubundi ni Top Generation ariko ubundi ni TOPG, bivuze True of Philosophical Generation. Bisobanuye ko ari ukuri, ariko muri no generation, True of Philosophical Generation, ukuri kwa generation ariko ya philosophy. Urabona ino generation turimo, generation irimo ubwenge bwinshi, generation irimo ibintu byinshi bitandukanye. Rero twese TOPG uri ntago ari Top Gen, ubu ni impine. Ni impine. Ese wa mugabo uvuze ku bintu bijyanye na philosophy, ntabwo abantu bashobora kuvuga ati bara n'ubundi bara philosophy. Urabizi umuntu yavuze ngo urano mu philosophy, sometimes ari umuntu ushobora kuvuga ibintu avuga ntabwo ari byo ibintu bimeze. We ntibazabita aba philosophy. Ntago ari aho ngaho ntago ari aho biri, kuko
urabizi Yesu ubwe yaravuze ngo ni nge nzira y'ukuri n'ubugingo. Rero ni true of philosophy ko twe turi mu nzira y'ukuri ariko muri iki kinyejana cya philosophy. Twebwe iki kinyejana turimo gishingiye kuri philosophy, busanga nyine ibintu by'Imana batabiha agaciro, bidahabwa agaciro cyane. Twebwe rero turi muri iyo nzira y'ukuri ya Yesu, kuko Yesu yaravuze ni nzira y'ukuri n'ubugingo. Rero iyo nzira, iyo true of philosophical generation, twe turi muri uko kuri ariko muri no generation ya philosophy urebye nyine. Reka dukomeze no kuri iyo sister muri kumwe muri G. Nawe ibwira abantu kurikiye za top generation kugira ngo bamenye umuntu bagiye kubana. Murakoze. Amazina nitwa Yesu Eme Adelphine. Nanjye ndi umwe mu bagize iyi top generation family. Gerageze kuzamura cyagize isoni. Nta soni mfite. Azo rwose. Turaze kwera bukayaraka nduze kubwira. Dukomeze nanga. Yesu ashimwe bene data. Nitwa Nitegeka Gerard. Ndi umwe mu banyamuryango ba top generation. Dukomeze nanga. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Irampojeje Dina. Ndi umwe mu bagize top generation family. Ndizera ko ikiganiro kiri buze kubaryohera. Reka nambuke no hakurya turi kumwe n'umucuranzi uri buze nawe kudufasha muri kino kiganiro. Ndizera yuko kiri buze kukuryohera, ariko nkwibutsa yuko utaramara gukanda kuri subscribe ushobora kubikora uyu mwanya kugira ngo ujye ubona inkuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri top generation buri munsi. Reka dukomeze nawe twibwira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Alex Yatangimana. Ndi umwe mu bamambure bi top generation family. Right, mwabyumvise ni top generation family turi kumwe nayo, ariko nkuko babitubwiye nabaramye kandi tugomba kuza gutarama kugira ngo ikiganiro kize kuryoha. Reka bagire indirimbo imwe batunyuriza kugira ngo dukomeze ikiganiro. Manandurira amaso yanjye ku misozi, Gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, izemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda nabwihunikira nisinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira, Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, Imana niyo ikurinda ibibi byose iteka, Imana niyo irinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajyanama, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajyanama, none no mu
right, ni Top Generation turi kumwe hano kuri kamera za Top Generation nyine nabaramyi mwabyumvishe ni byiza cyane ikiganiro ni fresh sana icyo usabwa no gukora kuri subscribe tukajya tubana buri munsi yereka nkubaze ubihuza ute no kuba usenga uyu munsi none usanga nk'urubyiruko ibintu byo gusenga batabyitabira ese nta bantu bajya bashobora ko baguca intege ko ati ibyo bintu by'Imana wabiretse bijya bibaho ko abantu benshi ibintu byo gusenga batabyumva neza cyane nk'abantu nk'urubyiruko nkatwe ariko bijya bibaho ko abantu benshi cyane b'urubyiruko ibintu byo gusenga bataba babyumva neza ariko ntago ari bose wenda ndabona agerageje kubana nabo mu buzima bwa buri munsi abo nahuye nabo nta n'umwe wigeze anca intege ahubwo twarafatanyije kwamamaza ubutumwa bwiza rero nkanjye uri muri Top Generation Family benshi ndababwira uburyo gusenga ari ibintu byiza gusenga birafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bijya bidufasha benshi duhura mbabwira uburyo ari byiza yewe no mu ndirimbo zacu gusenga ni byiza cyane iyo urebye ubona ari ihe mpamvu wenda nuza group yanyu mwayise Top Generation actually ntabwo ndagaruka ku kibazo kibaza kiti se ni generation inganite iri mu kiye kigero wenda ari buze kukinsubiza icyo kibazo so ubona ari nk'ihe mpamvu usanga nk'abantu muri mu myaka imwe akenshi badakunda kujya gusenga cyangwa se ngo bafate igihe cyabo begera Imana nyine abenshi bitewe n'ubuzima bwa buri munsi n'iterambere aho rigenda rigera abenshi ibintu by'Imana bakunda kubyirengagiza cyane bakigendera mu bindi bintu byo mu isi njye mbona ariyo mpamvu ibatera kuba birengagiza iby'Imana ariko mbona bidakwiye ntabwo bikwiye kubera ko Imana niyo yaremye ibintu byose ari ibi bitugira umumaro mu isi niyo yabiremye rero njyewe ikintu numva nuko abumva ko iby'isi ari byo bifite umumaro babireka ahubwo bakegera Imana ikabafasha no mu by'isi reka tugaruke kuri Top n'ubundi iryo zina akenshi ni naryo benshi bakumenyereyeho ese izina Generation n'ubundi riri kuri Top Generation ese ni uruhe rubyiruko mushaka kuba mwabwiriza ijambo ry'Imana ese hari urubyiruko rwihariye rutari muri generation muvuga n'ubundi ya Top urakoze cyane kuri icyo kibazo urebye nyine ubutumwa bwiza tuvuga bugenewe buri muntu wari we wese ntago to discriminating ngo uno ari umuntu kuko Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze mbaruhure musange mbaruhure urumva abarushe harimo harimo abasaza harimo ingeri zose zirimo rero Yesu agiye guhamagara ntago yigeze avuga ngo abafite imyaka ingina ntago murimo ahubwo twebwe tuvuga ubutumwa buri muntu muri generation runaka ariko nyine urumva especially ku bantu b'urubyiruko tubencouraginga kuko natwe twabaye nk'umusemburo kugaragaza ko kuki tutaririmbye ibindi nabyo twabiririmba tukagira ko na Paulo yigeze kuvuga ati ibi ngibi nanjye ibyo mukora nanjye nabikora aya niza amategeko nagize gute ibyo byose nabikora ariko nyine icyatumye dukurikirana no murimo hari impamvu no kugira ngo nabo ngabo bandi nabo babe inspired bumve ko gukora Imana atari by'abantu runaka b'imyaka myinshi uri n'urubyiruko wakorera Imana kandi bigakunda kandi ukabigendamo neza reka dukomeze noneho reka mwongere mudushyireho indi ndirimbo kugira ngo abantu wenda bataza kuza kuba baba bored kugira ngo ikiganiro kirushaho nyine kubaryohera reka twongere dushyireho indi ndirimbo nanone yo kuramya turaza gukomeza n'ibindi bibazo hari byinshi cyane turi buze kuganira muri kino kiganiro ndizera yuko kiri buze kubaryohera mwese mudukurikiye So
cya kiganza nacyo nice wa mutima w'imbabazi nyinshi nawe nuwa Yesu Kristo ayo maraso na ya Yesu cya kiganza nacyo nice wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo ayo maraso na ya Yesu cya kiganza nacyo nice wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo we mutimurira wino kwa Yesu arakunda afasha abababaye bose we mutimurira wino kwa Yesu arakunda afasha abababaye bose mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Right, ndizera yuko mwanogewe n'ikiganiro. Uyu munsi wa none usanga hari ibintu hanze anga bitavugwaho rumwe na Top Generation tugiye kubiganiraho. Ese mutubwire ibyo bintu buryo kimubifata. Uyu munsi wa none hari nko mu macaci nk'urugero, wenda ntabwo nigeze nibanda ahantu musengera nk'urugero, mvuge wenda musengera muri ADPR, Catholic, Protestant, oya ibyo wenda ntabwo ari cyo kigambiriwe cyane, ariko akenshi nko mu bakristo hari ibintu bajya bagira byo kujya mu mwuka. Ese muri Top Generation mujya mubyemera? Mu mwuka ubundi buri wese buriya umwuka wera aba ufite umuntu wese wize Yesu umwami n'umukiza, kuko niyo mpano akugenera iyo umaze kumwizera, kuko urugendo rw'agakiza ntago ushobora kurugendamo ugenda nk'umuntu nkawe, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ibyo turwana nabyo byo ni binyembaraga by'imyuka mibi yo kwa Satani n'ahandi hose inyuma rero umukristo wese undi umwuka wera bawufite, ahubwo yenda ushaka hari impano z'umwuka. Impano z'umwuka ziratandukanye, ziri mu buryo butandukanye. Hari uhabwamo impano yo kuzajya ahanura, akaba yabwira abantu ibintu runaka byaba, akaba yaba ari wa wundi umwuka ukaguhata gufasha abantu mu buryo buri ubona nyine, ukabona umuntu afasha nk'abantu ku buryo we ubona we utabyumva, ukabona undi yahawe impano yo kuba yaremba, kuko yenda ugasanga no kuba turirimbira Imana nawo ni impano y'umwuka, kuko sometime yenda nago twavutse yenda turirimba. Reka tugaruke, hari nk'ibintu bijya bikunda kuba nko mu rusengero, ukabona nk'umuntu arahagurutse sinzi uburyo kino wenda nabigaragaza, wenda akavuga nyine mu ndimi zigwe kwa wazumva, either ntabwo ari French, ntabwo ari Anglais cyangwa se Spanish ko yibasha, ukumva nyine avuza ibindi bintu. Sometimes hari wa muntu ushobora kuba ari ubwa mbere yinjiye mu rusengero,
ashobora kuvuga turiya muntu ni umusazi biriya bintu reka tubwire ubifata gute nkawe nk'umwe mu bagize Top Generation? Murakoze cyane. Nkuko twatangiye tubivuga, twagiye duhabwa impano zitandukanye. Ufite impano y'ubuhanuzi, uburyo umwuka wera mujeho n'ururimi aba yarahawe gukoramo iyo mpano y'ubuhanuzi, nirwo rurimi akoresha. None se zirandimi ubundi ziba zibaho cyangwa ko nta muntu numwe ndabona wenda avuge ngo ibintu avuze ni ibi ngibi? Uriya muntu n'ubundi ku giti cye ntekereza ko ari ubuzi icyo bishatse kuvuga kuri we. Yego, uko niko kuri. Nk'uko ijambo ry'Imana ridusobanurira, ziriya ntumwa ziri kumwe mu cyumba kimwe zihuje umutima, ururimi bamaze guhabwa mwuka wera, bavuze indimi zitandukanye. Bivuze ngo imbaraga za mwuka wera zihereza umuntu ururimi, urwo rurimi we abasha kurwumva akumva ubusobanuro. Niyo mpamvu nyuma aza gusobanura abo bari kumwe nabo ikimana cyatse kuvugana nabo nk'uko imbaraga za mwuka wera zamugezeho. Rero abantu ntibakagire confusion ngo bari abasaze, oya ni impano y'umwuka wera. Anariya n'intumwa zuzura umwuka wera, nubundi abantu bavuze ati bari abantu basinze, kuko bumvagamo ikinyamerika, bakumva ururimi rw'ikidage, bakumvamo ikijapanese, bakumvamo cantonese from China, bakumvamo ikinyarwanda, bakumva rero na rurimi ikibangladesh uko kivugwa. None se ko ari umunegeze kumva afata ibinyarwanda arabivanga ariko kumva ko ari urunyarwanda arimo kuvanga mukuntu? Oya, ugende ntago wamenya. None se ntihujya wumva ikirundi n'ikinyarwanda se bijya bigira indimi zagiye zitirana mu zindi n'ubundi. Ibyo byaba yatiye lokaye ni ikayi, ni ikayi mu rurimi rw'ikinyarwanda bararitiye rero. Bivuze nyine ngo hari nabo bantu bajya mu mwuka bagatira indimi. Oya, ntago ari ugutira, ahubwo yenda ashobora gukoresha ururimi rwatiye yenda mu rundi, wakumva yenda byivanze, hako nyine ntago wabimenya. Ahubwo no muri science baravuga ngo ikintu utazi ko kibaho ntugahakane ko kitabaho. Reka dukomeze, katuzamuke n'indi ndirimbo imwe nanone kugira ngo ikiganiro kibe fresh. Cyangwa mwananiwe? Begurukundo Imana ikunda bayo ntirugira kagero, rwatumye itanga umwana wayo Yesu ngo tubone ubugingo. Naho yava umubiri abikiwe ubundi buzima na nyuma y'ubu. Twari kuzapfa tuzize ibyaha byacu, Yesu araza bikuza w'amaraso ye, muri we twarose umukiro w'iteka. Haleluya, amen. Twari kuzapfa tuzize ibyaha byacu, Yesu araza bikuza w'amaraso ye, muri we twarose umukiro w'iteka. Haleluya, amen. Umwana cyane yaburate kumuduhana n'ibindi, ni utasa umutsima ngo aguhereze ibuye, cyangwa se ifinga guhereza inzoka. N'umubyeyi mwiza azi kureberera abana be, ntacyo tuzamuburana. Tumunambeho
tunambeho ntacyo tuzamuburana oh ntacyo tuzamuburana n'umubyeyi utajya uhinduka nawamukoreye wikoreye amaboko nawamwiringiye nawe n'isoni ni mwiza nashimwe iteka ntacyo tuzamuburana n'umubyeyi utaduhinduka nawamukoreye wakoreye amaboko nawamwiringiye wakozwe n'isoni ni mwiza nashimwe iteka twari kuzapfa tuzize ibyaha byacu Yesu araza bikuza w'amaraso ye muri we twaronse umukiro w'iteka haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen twari kuzapfa tuzize ibyaha byacu Yesu araza bikuza w'amaraso ye muri we twaronse umukiro w'iteka haleluya amen amena uyu munsi wa none hari indirimbo nageze kumva y'umwe mu bahanzi avuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibibi bikanga bikanyitanga imbere. So uyu munsi wa none hari umuntu wenda ushobora gucika intege mu rugendo rwo gukorera Imana bitewe nuko hari icyaha buri munsi agerageza kuba yakora akagisabira imbabazi ariko bikanga nejo akongera akagikora. Tubwire nk'uwo muntu wamugira nk'iyihe nama? Arasenga buri munsi, uyu munsi yasenze, nejo yarasenze ariko cyayongera agikora. Murakoze. Ubundi turi mu isi n'ubundi tuba mu isi y'ibyaha. Rero ntabwo umuntu akiranuka ngo bikunde ahere uyu munsi ageze ryarakiranuka ntago bikunda. Ariko ikintu cya mbere tugomba kumenya nuko wakoze icyaha ugasaba imbabazi. Imana n'ubundi tuzi ko ari inyembabazi kandi iratubabarira. Hanyuma rero umuntu niba yakoze icyaha aba agomba gusaba imbabazi Imana ariko akibuka ko agomba gufata umwanzuro wo kukireka. Akava mu mbaraga nkeya zo kuvuga ngo nakoze icyaha ejo nagisubiyemo, ahubwo tuba dukwiye gufata umwanzuro wo kuva muri icyo cyaha. Gira nk'umurongo tubwira muri Bibiliya ujya ukongeramo nk'imbaraga. Urabizi mu buzima bwa buri munsi hari byinshi dukora ariko bikaba aho tugira ducika intege cyangwa se ushobora kumva wihebye muri wowe, ku buryo iyo wibutse nk'ayo magambo agaragara cyangwa se aboneka muri Bibiliya wongera ukagira imbaraga cyangwa se intege mu mubiri wawe. Yego, murakoze. Ubundi Bibiliya nyine ni ijambo ry'Imana, harimo amagambo menshi adufasha, ariko reka mbabwire umwe muri yo mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 16 hariho ijambo rivuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukizwa kuva ku muyuda ukageza ku mugereki. Top Generation hari umuntu ushobora kuba dukurikiye ariko akaba yifuza nawe kuba yaza muri Top Generation, wamubwira nk'iki? Urumva ubundi inshuti yanjye yose
iba ari umuryango wanjye iba ari umuryango wanjye bivuze ngo buri muntu wese n'ubundi uri inshuti yanjye udukurikira akoze subscribe akaba abona buri kintu dushyizeho akadufasha akumva ubwo butumwa twagennye nawo ni umutop generation member nyine abantu bose bacu abantu rwose bakoze subscribe n'aba member rwose ni bumve ko ahubwo biyumvemo ikaze cyane nabo family bayirimo bakoreshe ya ku nshuti zabo like baduhe comment batubwire hano ku isi hari ibyo ese mwakongeramo ibi mwakuramo ibi ibintu byose bikagenda bigenda neza. Tugaruke ku bihangano, hari ibihangano bitandukanye mwagiye muririmba, hari bimwe bigaragara muri bamwe ngo ni cantique ya cantique, hari n'izindi hari mushobora kuba mwihariyeho zanyu. Hari izacu twari kuzapfa n'indirimbo yacu ni nayo duheruka kwa prodinga bagende bayirebe badushyigikire bumva ubutumwa bwiza buyirimo. Imana ikomeze iduhane umugisha nabo mu izina rya Yesu. Katugaruke mu ndirimbo zo muri cantique, hagira indi ndirimbo mucishaho nanone tukomeze turi hafi no kugana ku musozo w'ikiganiro. Bizera bazajya kuba muri itsinda tuzakirira n'ahantu hatagerwa n'umubisha, ibibi n'ahantu twabihungira, naho mw'isi naho mw'ijuru niho iwabo w'abizera, naho mw'isi naho mw'ijuru niho iwabo w'abizera, tuzinduka mw'isi tugera iwacu, areza tunakiwe n'umukiza, ku Mana yacu hari amazu meza yubakanywe isuku tutarabona, iyo niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo, iyo niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ntibitsinda, abashaka ubugingo budapfa, n'impumyi zigira zarengera, muze mwese dushengerere mw'ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengerere mw'ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengerere mw'ijuru tuzimana n'umukiza, ijuru tuzimana n'umukiza, mw'ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese mushenye, ijuru
urutuzimana n'umukiza. Amena. Ndizera ko udukurikiye ibintu bikomeje kugenda bimera neza. Ngiye nitwa David, niyo nkungiro dukomeje kubana. Uyu munsi wa none hari imvugo zimwe na zimwe usanga young generation bakoresha, akavuga bati ngiba tuvuge nk'urugero ni hari nk'umuntu ushaka kubona abantu bajya gusenga, cyane cyane bikunda kuvugwa n'abantu wenda bahuriye mu dutsinda runaka, akavuga ngo ibaze ngo umunsi ngo Imana izatanga ngo ni ari merci, akavuga ngo muze mwigendere. Yaba bakoze ibyaha n'abatarabikoze, bamwe birwaga basenga n'abatarajyaga gusenga, ngo kuri uwo munsi wenda ku munsi w'imperuka ugeze, Imana ikaba yazi kavuga ati mwese muze mu ijuru. Ubitekereza iki nko ku bantu usanga babitekereza muri ubwo buryo, bakavuga umunsi wa none ugasanga akora ibibi, akora ibyaha byinshi cyane, ariko agendera nyine kuri iyo mvugo kuvuga ngo n'ubundi birashoboka ko ku munsi w'imperuka Imana izavuga ati mwese mbahaye imbabazi mwizire twigendere. Murakoze. Ntabwo nzi ikintu gituma umuntu atekereza atyo, ariko mu by'ukuri haba harimo kwibeshya gukomeye. Nanone ibyo bintu bihuriye n'ukuri. Ubona Imana itabikora? Mu busanzwe no ku bana b'abantu, iyo umuntu yagize nabi ntabwo wamuhembera ibyiza yakoze. Umuntu wese yemerwa ikintu yakoze. Ntabwo umuntu ashobora gutekereza ngo nakoze nabi hanyuma nzagororerwa neza. Mu by'ukuri rero abavuga batyo ni ubuyobe, ni ukwibeshya, ndetse n'imyumvire idakwiriye umuntu nyamuntu uzi ukuri nyako, kuko ukuri kw'ijambo ry'Imana guhari nuko hari ingororano ku bakoze ibyiza bakazahemba kubana n'Imana mu bwami bw'ijuru. Ntabwo harimo ko abakoze ibibi nabo bazajya mu mubare wabo ngabo, ntabwo ariko biri. Rero ahubwo nanababwira ngo bareke gutekereza nabi, ahubwo bashaka ukuntu bamenye ukuri kw'igihari kizaba kuri uwo munsi w'imperuka. Murakoze. Hari bavuga ngo bashakisha ubwami bw'ijuru, bashakisha gukora ibyiza badacogora. Ndizera yuko wowe dukurikiranye ibintu bikomeje kugenda bimera neza. Wowe turakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe tujye tubana. Gira ikintu ubwira abakunzi ba Top Generation. Hari abantu basanzwe bakubona ariko batari bazi yuko wenda ushobora kubashije ibi ngibi. Ikintu nabwira abakunzi bacu nka Top Generation Family, nababwira ngo bakomereza kudukunda, kubera ko iyo dukoze ibintu tukabona barimo kubikunda, baduha courage, biradushimisha. Kuko burya iyo ukoze ikintu wenda ufite abantu ugiye kukigezaho ntibakishimire, cyangwa se niba kugaragarize ko bishimye, nawe ubwawe wagiteguye ntabwo bigushimisha. Ariko njya mbibona kenshi baratumotiva pe. Mu bijyanye na gospel, ijitse Burundi bisa ni gospel talking n'ibintu turimo gukora. Ese hari umuntu uragucisha intege wenda kubonye ijitse ushaka kubyuka, hari bagenzi bawe mushobora kuba mubana cyangwa se n'abandi bantu? Nandi kukubaza ngo birashoboka ko hari umuntu wigeze aguca intege wenda ugiye nko gusenga? Byabayeho, ariko ikintu cya mbere ni ukumenya intego ufite. Burya iyo ufite intego runaka, byanze bikunze ugerageza ko iyo ntego uzayigeraho. Rero banciye intege nubwo bitabayeho kenshi, ariko ntabwo nabyumvishe. Natekereje ku ntego mfite, nkomeza inzira ndimo, ntabwo nabyitayeho ngo bince intege, kubera ko buriya uzi ahantu uri kuva, ukaba uzi nawe uri kujya, wowe ukomeza urugendo gusa. Ibiguca intege byose urabyumva, ariko ukabyirengagiza mu nzira cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu bintu byose dukora ntabwo wabura abaguca intege, ariko iyo baguciye intege ahubwo ugira imbaraga, ukavuga ati byanze bikunze ibi bintu bari kuncamo intege, nzakuramo ikintu gifatika. Tugendeye ku iyobokamana rya gikristo n'ubundi naryo turimo kugarukaho,
nko mu rugendo umazemo wera singiye kugaruka inyuma wenda nk'igihe umaze uri umukristo ubona ari ni nk'izihe nama ugenderaho umaze kunguka kubera kugendera mu iyobokamana rya gikristo? Ndimo kubwira ni nk'iki bimaze kugufasha cyangwa se inama ugenderaho uyu munsi wa none ukesha kuba waramenye Yesu? Murakoze. Kuba naramenye Yesu bimfasha kwitwara neza muri uru rugendo. Nkuko nyine nababwiye ririya jambo, ngenda numva ko njyewe ndi gutanga ubutumwa bwiza aho ngenda hose. Kumenya Yesu bigufasha kutiyandarika, kabana neza n'abandi mu mahoro, nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba. Tubane niba bishoboka, tubane neza n'abantu bose amahoro. Rero kumenya Kristo bigufasha kubana n'abantu mu mahoro, ndetse no gusenga umuntu wenda iyo agitangira urugendo rw'agakiza ntabwo aba azi gusenga, ariko uko ukomeza ugenda nyine wimprovinga. Reka dukomeze. Top G ngagira ikintu tubwira kugira ngo dukomeze, turi hafi no kugana ku musozo. Ikintu navuga ni byinshi byo kuvuga, ariko haba hari iby'ingenzi. Ndashimira abantu bakomeze kudukurikirana kuri ino channel yacu. Ni ukuri twagiye tubona baturi inyuma badukunze. Abantu bacu bo ntago ari abafana, ni abakunzi kabisa, kuko umufana ari igihe abona weakness agahita arefte, agahita kureka, agahita nakora unsubscribe. Ariko nyine umukunzi we akora ariko hariya ntago byagenze gutya byabyizo. Turashimira abantu bajya badufasha mu miziki ahantu tuba twagiye gukora ivugabutumwa. Miss ishize twari turi muri Gideon Holy Church twagiye kuvuga y'ubutumwa. Turashimira umucuranzi w'umubeziste bita Colonel, turamushimiye cyane. Turashimira umupianiste bita Claude, turashimira umubateri byose, umupianiste, umubeziste bita Bruno, turabashimiye cyane. Turashimira abantu ba Elize, abantu bayitwa ba Ernest baducurangira soriyo twaje, abantu bose bajya badufasha. Turi team nini uko nabikubwiye, aba nabaririmbye ariko bandi ikora muzike ntago bo bari hano, ariko barahari benshi badufasha mu bikorwa bya buri munsi cyane. Turi team nini nyine nkuko nabikubwiye, uko nyine ubundi nyine kara top generation tuzanya n'amakampeni yo gufasha n'abantu iki aturutse kuri iki gitekerezo, ibintu bigiye bitandukanye. Ariko turabashimiye abo bantu bose, turabashimiye Barix Media CEO, ndamusuhuje, shout out kuri we. Ndamushimiye cyane. Nawe yagiye adufasha muri uru rugendo, yadufasha duha inama zitandukanye. Turamushimiye. N'undi muvandimwe wagize uruhare mu guhura kwacu bita Kofi Anani, nawe ni umuntu nawe wacu, nawe ari mu media Iburasirazuba niwe mu media uyoboye abandi mu kintu kijyanye na gufata amashusho na IT service. Right, numva ko ni Top Generation ni umuryango mugari cyane. Icyo usabwa nyine no kubagira inama, ndetse ukaba subscribinga kuri iyi channel, ndetse ukaba wanakora share, like na comment ku biganiro bitandukanye bizajya bicanga mu rwego rwo kubashyigikira nyine kugira ngo umurimo w'Imana ugere kuri benshi ahantu hose ku isi. Reka dukomeze n'indi ndirimbo imwe cyangwa ebyiri zishoboka, ebyiri kugira ngo dukomeze, then turate tugaruka dusoza.
no gushima mu nzira yuzuye ibibazo narakubonye uritamura amashimwe yawe zawe ushimwe ushimwe uhimbazwe kubw'imirimo itangaje unkorera nta yindi mana igeze ibaho nta n'izabaho yahwana nawe ushimwe uhimbazwe kubw'imirimo itangaje unkorera nta yindi mana igeze ibaho nta n'izabaho yahwana nawe sinzi ukuntu nabivuga birenze ubwenge bwanjye sinzi icyo nakwitura akira umutima wanjye sinzi ukuntu nabivuga birenze ubwenge bwanjye sinzi icyo nakwitura akira umutima wanjye sinzi ukuntu nabivuga birenze ubwenge bwanjye sinzi icyo nakwitura akira umutima wanjye ushimwe ushimwe uhimbazwe kubw'imirimo itangaje unkorera nta yindi mana igeze ibaho nta n'izabaho yahwana nawe ushimwe uhimbazwe kubw'imirimo itangaje unkorera nta yindi mana igeze ibaho nta n'izabaho yahwana nawe n'izabaho yahwana nawe nta n'izabaho yahwana nawe n'izabaho yahwana nawe nta n'izabaho yahwana nawe nayiriho nayizabaho yahwana nawe itangaje unkorera nta yindi mana igeze ibaho nta n'izabaho yahwana nawe yahisimba kumugongo aho ni igorogota niho nababariwe imitwaro yarindiho yahisimba aho niho Golgotha niho nababariwe ya mitwaro
twitangiye iyo utaza twari kumera amapfizi ndetse n'intungura bamwe ahari twari kubibona amapfizi ndetse n'intungura bamwe ahari twari kubibona aho ni Gorogota niho nababariwe yamitwaro yarindiho yahisimba ku mugongo aho ni Gorogota niho nababariwe yamitwaro yarindiho yahisimba ku mugongo yamitwaro yarindiho yahisimba ku mugongo yahisimba ku mugongo Barubanza yahisimba ku mugongo yamiruho yahisimba ku mugongo aho ni Gorogota niho nababariwe yamitwaro yarindiho yahisimba ku mugongo. Ya reka mbashimire mwese mwakurikiranye ikiganiro kuri Top Generation, ariko dusoza Top Generation igira ubutumwa ugenera abantu, umuntu wese wafunguye iyi video n'uzabasha kuyifungura. Umuntu wese wagize ubuntu bwo gufungura iyi video, harimo byinshi twagiye tuvuga kandi twizeye ko harimo n'ibyakubaka umutima, harimo ibyakugarura igihe wumvaga warugiye kujya hanze y'ubuntu bw'Imana. Rwose twizeye ko nuwumva ibyinshi twavuze ahangaha uzafashwa kandi ukagirirwa ubuntu, natwe tukagirirwa ubuntu bwo kuba wongeye kuyumvamo Imana tubigizemo hare, nk'uko Imana yaduhamagaye ngo tube umugende ugeze abantu kuri Kristo tubicishije mu buryo bwo kuririmba. Rwose nicyo twifuza, turashaka kubiteme abantu basi indirimbo zacu twakora zakongera kubagaruramo mu muntu, kuko umuvandimwe abantu benshi barihebye, abantu benshi uri kumva bariyahura, uri kumva inkuru nyinshi, izo twumva nizo nyari nibiba tukaba twe tutabimenye. Rero turashaka kongera kumvisha abantu ko hari ubuzima, ubundi niyo mpamvu tu influence abantu kuba bagera mu gakiza, kubera ko nyine wumva ko ejo ukizere kiriyongera cyo kubaho, ugahora wumva ko ejo byagenda neza, ukawumva ko nubwo mwisi wabaho nabi, waburara, wakambara nabi, wakwiga nabi, ariko utegurirwa ubuzima ikanani. Icyo ni ikintu rero kitwubaka cyane twe nk'urubyiruko, kandi tukumva ibyiringiro twahisemo bitadutera isoni, nk'uko mushiki wanjye yabivuze. Tukumva rwose turi proud yabyo, turi proud yo kuba rwose tuvuga Yesu ko ari umwami n'umukiza, kuko umuririmbyi wa 409 yaririmbye ngo nubwo waba uri umuswa, utazi kuvuga neza, bazi utazi gushyomoka ikintu na kimwe, basi hamya ko Yesu aruhura. Yesu aruhura n'ukuri. Utazi gushyomoka kukuta rumuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu babarira,
ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, maze ishize tuzavuge tuti mwami twakire. Nuko nguko ni ugukora twebwe, gukora neza no mu isi isanzwe. Ubundi ibi bintu abantu bose bagakwiye kuba babyumva, nyine guhitamo ino nzira, kuko umuntu nyine utarigeze yizera Kristo nk'umwami banibaza yenda natwe turi mu isi, kuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, yenda natwe dushobora gutsitara nkaba nakubwira nabi bitewe nuko yenda bigize, kuko umuntu wese ni umuntu, uko turemye muri kamere y'icyaha guturuka kwa Adamu, ariko twahinduwe beza na Kristo waje akadupfira. Bimaze kugaragara ko nyine umuntu nyine agiye kurimbuka, Kristo ahitaza nyine yiyunga nkatwe, nkuko twahoze tubirimba twari kuzapfa tuzize ibyaha byacu, ariko Yesu ahitaza. Subiramo ngo Yesu ahitaza. Yesu ahitaza. Yesu ahitaza byose, ahita yongera dusubiza ubuzima. Ahita yongera dusubiza ubuzima iyo abantu bemeye ubutumwa, bumvise bakizera bakabatizwa, kuko kubatizwa bongeye kuvuka bwa kabiri, kuko utarabatizwa ntago aravuka ngo yumvire Kristo. Kandi ibintu turimo nyine ntago ari igipindi, no muri ubu buzima bigenda bidufasha. Birakora cyane. Umuntu even n'umuntu najya kugukoresha ni ikintu, ugasanga abantu babuze abantu bizera mu bikorwa byo runaka, kubera abantu bafite agakiza kazima yenda ntabahari. Ariko abantu bose bakijijwe wajya ukoresha umuntu yaba ari manager yawe, ukaba usize ibintu byawe uzi ngo ubisigiye umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru, kuko ntago nyine we yahemuka. Icyo ni ikintu dushimira Kristo yadukoreye, kandi nkuko mutubona turi ibihamya byiza, turi good example y'ibyo Kristo yakoze. Kika nta muntu wenda haba hari undi wifuza kugira ikintu yavuga mbere ko dusoza yambwira. Tugana ku musozo, ndashimira inshuti zacu, abantu badushyigikira umunsi ku munsi. Nanjye hari ijambo nabageneye dusanga mu gitabo cy'imigani igice cya 22 ku murongo wa 4. Ni ijambo rivuga ngo uwubaha Uwiteka akicisha bugufi, ingororano ye ni icyubahiro, ubukire n'ubugingo. Ibyo bintu bitatu abadufatanyije muri inzira yo, abadufasha muri inzira yo gukurikira Yesu tuzabisangira: ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Murakoze cyane. Nanjye ikintu nabwira abakunzi bacu, bisunga Yesu. Hari korali yaririmbye ngo aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze uduterana, ntiwigeze uduterana. Natwe aho twagendaniye na Yesu ntabwo yigeze adutererana. Hanyuma hari ijambo riri muri Petero wa mbere, ibice byawo ni 2, umurongo wa 4, iravuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi. Iryo buye ndi kuvuga ntago ari ibuye risanzwe, ni Kristo. Yesu Kristo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, baramubambye ariko arazuka. Rero natwe tumwikomezeho, ndabizi ubuzima bwacu bizagenda neza turi kumwe nawe. Amen. Reka mbashimire mwese twabanye muri kino kiganiro, ndizera yuko cyabanyuze, ndetse nawe ndizera ko wowe wagikurikiranye ushobora kuba hari inyigisho wavanyemo, ndetse ushobora kuba wasangiza n'abandi. Reka tuzasubira ubutaha. Nge nitwa David niyo buhungiro, twari kumwe na Top Generation. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.